Dennis Alinganyira urwebembera bavuje ba taxi hanguto ya kabari katuna na janga ba cross country baresire motoka nyinji kandi zitakupakinga mu taxi park nk'izindi ekiri kuteganisa bavuje ba taxi ko tuyichize ubwire twaremesega twazana cyakwataho ubona security n'ekimanya tukabahandikira so twategereje ngo bije batugarukemo niko kureba turija hano ya mu taxi park cyashire munonga abwe motoka ezira ruga Rwanda zire number plate za Uganda kandi abari kuzivuga ari abanyarwanda bari koresa imodoka za Uganda kandi twe kuruga karewa enyumaho enyimenya yawireho zazirugaga Katuru Kigali zerera border zigarukira border nitwo twiha border tugarutuza kabari Saturday byamugisha urwebembera yavuje ba taxi mu Central Taxi Park ya Kabale Town na jangwa jezo munonga okuganira n'aba cross country ubwo minumera atwazibwe biti bayanga kuru abana nibega biti bakayaga koro mahangabi muvuge za Rwanda mu mushoro mu Uganda umuriyaga amateka gutwatireho hajira abantu bamwe abatagagenderaho abantu aba motoka iziraruga Kigali zo zikekoramo zikaza mu amateka ga taxi hati twayebuza kuni za taxi abwenshi zo zitagendera amateka ga taxi zo zayikoramo kaza basi osino reba kuba ari kwija batwara ba customer bitu kukisigara kishita urugomo ko mukasheshe wagambira umukazi ati naza kuhaha naza kurunda sete ugendo zo mu stage oshitama uriya narabaho umusabazo wayemera nta mutwa ababyo kwerinda bebembije Godfrey Nyakahuma RDC wa Kabare baka abantu aba kandi babasha kwirinda ubusinge mu barukora. We are appealing to the taxi operators to observe law and order as we sit tomorrow at 2 o'clock and resolve the impasse that is there between the cross-country tax operators and our local tax operators here. Inge mulimo gwetkolati gwetukola kubanga company yafuna olukusa okukola omulimu fwe gwetukolati gwetukola kati ekintu ekyo toyinza kukikozesa nnyo maanyi okay kyetaka kutegeeragana buki kutegeeragana twageze kugamba n'aba cross country transport company kunkabyarema abo kuba bebembezi babo tubarukunda kugamba nitwe gashoka job namanya bazima batulikali